Yo reka nongere ngusuhuze wowe udahwema gukurikira Joshua TV Rwa, reka ngubwire ngo ikaze nanone ni mu mukino ukomeye ugiye kuza ikipe ya APR FC, aho bari basuwe na umuyobozi wa polisi y'igihugu kabisa, yabasuye ekipe ya polisi aho izakirwa na APR FC ejo ku tariki ya 30 aho bazakina kimwe cya kabiri. Umukino ni semifinali kabisa, semifinali ishyushye cyane, aho umupira uzaba isaa 10 zuzuye kuri stade Amahoro kabisa. Muri rusange murabyumva ko bari basuwe bizezwa byinshi, baravuga ati intsinzi n'ubundi ni ugutsinda ekipe nk'uko twabikoze ubutaha tukayisezera kuri penalite, reka tuzayitsinde. Bari bije bitabiye nyine, urabona ko bari bagaragiwe rwose abakinnyi bavuga ati bimeze bite, ahubwo rero reka nkubwire ko bitarangwa gusa na muraperi byakomeye. Intsinzi ituruka ku bafatanya bwanyu. Brigadier General Deo Rusanganwa abwira abakinnyi mbere yo kwakira Police FC, nimwe muba muri mu kibuga, mukinire hamwe, mukinane mugamije gutanga ibyishimo ku bakunzi banyu. Nguko byatangajwe kabisa uyu munsi karagashya, buri ekipe aho igenda ikorera umwitozo. Nguko twari tumaze kubabwira Police FC basuwe n'umukuru wa polisi y'igihugu, na APR FC ntago bitinze ngaho basuwe na Brigadier General kabisa Deo Rusanganwa, nabo yabasanze mu mwitozo arabwira ati kabisa intsinzi mugomba kuyihorana, nguko mwagaragaje ubutwari ku mukino wari wabahuje na Rutsiro FC, aho baje kuba bayitsinda bakonfirima ibitego 5-0. ariko muri polisi ho ntago bimeze neza kubera ko ikipe bakiye ubushize yaje kuba banganya nayo ubusa ku busa. Muri rusange chairman wa PFC Brigadier General Rusanganwa yasabye abakinnyi kuzakorana ibishoboka byose bagatsinda Police FC mu mukino washyishura 1/4 cy'igikombe cy'amahoro uteganyijwe kuwa gatatu kabisa. Ayo ni amakuru agenda acicikana muri rusange. Uyu munsi nibyo byiriwe bivuga mu mukino yo mu Rwanda ndetse muri Peace Cup. Ni Peace Cup kabisa, niko byari byifashe muri rusange. Murabibona neza ko General kabisa ababwira, bahereza impanuro, ababwira ati bahungu turabizi ko mushoboye, turabizi ko ubuhanga mu bufite kuba mwaranganyije, ahubwo tugiye noneho kuba twagira byinshi tuba twavuga. Noneho no mukino uzaba saa 10, ariko isaa 12:30 ikipe ya Rayon Sport muri rusange nayo izaba yakira ikipe y'Amagaju yo Mukura, ariko bavuze yuko bagomba kuzagabana ikintu cyiswe amafaranga kabisa. Nubwo 1/2 bazapasura bagira ute bagabane, barebe uko ibintu bigiye byifashe. Ni Joshua TV, reka nkubwire ngo ibuka gukora subscribe, tugende tugura byinshi dore ko tuzaba turi live ejo.